Linda Afya. Bajya bavuga ngo abari mu isi bose bazayiramya ngo keretse gusa kuyihunga kuyicika. Mujya mwumva n'abantu bagiye bapfunyika bagahunga ngo bahunze urushinge ngo bahunze mitiwere ngo oya kuyihunga kuyicika n'ukwandikisha izina mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ubupapa havugwa ngo n'uyu munsi nabwo bujya butungurwa bugatangara ngo iyo babonye ukuntu abaporotesitanti bishwe muri ibyo bihe ngo bibagiwe vuba ngo nabo abaporotesitanti nabo ngo mu bujiji bwinshi ngo bakavuga ngo Roma y'ubu ngo yarahindutse ngo ntago ari nk'iya mbere ngo ariko ngo Roma ntiyahindutse ngo ahubwo abaporotesitanti nibo bahindutse barayibagirwa. Baravuze ngo karakura ubwo n'ubupapa bwahise bukura burazamuka noneho ngo kireshyeshya n'umugabo w'ingabo kamukuraho igitambo gihoraho. Abasoma Bibiliya ni byakozwe n'intumwa 4:12 aho ahavuga ko nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe dukure gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Uhereye umunsi ahagana muri 508 bavugaga ko n'umuntu yashobora kubabarira undi byaha. Mbese imbazi z'ibyaha ukazibona udapfukamye ngo uzisabe Yesu ahubwo ukazibona upfukamye ibyaha byawe ukabibwira umuntu, niho byiswe gukuraho igitambo gihoraho. Amateka ntahwema kutubwira uburyo ubupapa bwagiye buracengera bukivanga mu miyoborere y'ibihugu, gusiribanga ibintu byose ku buryo ushobora gusanga amategeko ashingwa mu bihugu ku isi n'abahinde basenga ibipagani bikomeye. Noheli yashyizweho n'umuntu ukabona bayiramije, Pasika itagira hiba ukabona bayiramije, ijyanwa mu ijuru cyangwa icyo ukabona babiramije, amareta yo kwisa agatanga amakonje. Nuko bavuze inyigisho zaryo zahawe akanya mu nteko zishinga amategeko, dans les églises zihabwa akanya mu matorero, dans les cœurs no mu mitima. Zahawe akanya mu nteko zishinga amategeko, zihabwa akanya mu madini, zigahabwa no mu mitima. Sabatiricwa bikozwe na Roma n'andi matorero yose ya giprotestani akayica. Umuntu agahimba Noheli itabaho n'abandi bose bakakira. Umuntu agahindura umubatizo n'abandi bakabatiza ku gahanga. Mbese no mu isi bikamenyerwa ngo no mu mitima y'abantu umuntu akavuga ngo ubukwe ntibwafata keretse gusa buhawe umugisha n'umuyobozi w'idini. Ubwo imyizere yose akaba ari uko babigenza, ntaho byanditse muri Bibiliya. Kugeza ubwo rwose barafatana n'umukecuru n'umusaza washaje batuwe washyingiwe nabi igipagani ngwino bagusezeranye bakoreho bifate. Ibyo bakabyemera bakajya barabaza umuntu ufite imyaka 90 n'uwa 85 ngo uzamugwaza nawe akikiriza ngo nzakugwaza kandi yaramugwaje barabanye neza. Nk'ubu iyo tubari iminsi uyu munsi ni ku isabato umunsi wa 7 ariko hari aho wabivuga ntibabyumve kugira ngo umanukureshye nabo ukababwira ko ari ku wa 6 ngo babyumve neza. Nuko n'umuntu yajya kubara n'isaha habamo 7 akaba ari saa moya, habamo 1 akaba ari saa 7, moya ikaba saba ikaba moya. Twababwiye ko Roma irimo imigabane ibiri, irimo Roma mpagani ikabamo na Roma nkirisito. Rero tuvuze ibyangombwa biyigize byose nk'uko turaza kubireba, reka duhere kuri Roma mpagani yageze ubwiza kwigabamo amahembe 10. Amahembe 10 ni ibihugu byisatuye mw'ubwo bwami nubwo byari bibushyigikiye. Ni Ubufaransa, ni Ubwongereza, ni Ubudage, ni Ubutaliyani, ni Ubusuwisi, ni Esipanye, ni Portugal, n'Abaheruri, n'Abavandari, n'Abasorogoti. Kubiga amateka, iyo operasiyo yo kugaba ibyo bihugu yatangiye ahagana muri 351 isoza neza igeze ku musozo ahagana muri 483. Ibimenyetso simusiga twabwirwa n'iki ko iyi Roma mpagani ariyo yatarutse ikaba Roma nkirisito koko akaba ariyo bwami bwa 4. Ngaho rero kuko ubuhanuzi ni ibimenyetso, ni ugutangana abagabo n'ibimenyetso. Ngaho icyambere twabonye ko amano ni 10 ku gishushanyo avuga ubwami bwa Roma ku maguru y'ibyuma. Tubonye amahembe ni 10 ku nyamaswa ya 4 nayo yiswe ubwami bwa Roma. Nta bundi bwami mu mami yayoboye isi bwigabyemo biriya bihugu tubabwiye, Roma yonyine icyo kimenyetso
cyarabafashe. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Iki nacyo ni ikimenyetso gikubiyemo ibintu bine. Nta bundi bwami ku isi bwavuze ibyo kugomera isumba byose. Ubwami bwa Roma nibwo bwagize umwami usengwa. Ubwami bwa Roma nibwo bwonyine bwagize umwami uyobora yicaye mu rusengero, kuko byanditse mu Batesalonike ba kabiri igice cya kabiri uhere ku murongo wa mbere ugakomeza. Ubwami bwa Roma nibwo bwonyine bwagize umwami wiyita izina ry'Imana, se w'abantu batuye ku isi, Data wera, Holy Father, Semperi. Ubwami bwa Roma nibwo bwonyine ku isi bwabayeho bugahindura ibihe. Kalendari ya Geregware ahagana mu 1582, aho hari tariki enye akavuga ngo ibaye 15, iminsi igana muri 11 iratakara, kandi isi irabyemera tugenda uko. Ubwo bwami buhindura ibihe. Ubwami bwa Roma nibwo bwonyine nkuko turi kubisoma Daniel 7:25 bwahinduye amategeko y'Imana. Ni isabato bwakuyeho bushyiraho icyumweru, ifunguro ryera aho umuntu agomba kurya umugati akanywa na divayi. Ni Roma yategetse ko abantu bazajya bari simbike mu isomo ryacu ry'ubuhanuzi, aho muri n'ubundi turabasaba mwubaha Imana maze dusenge. Urakoze Umuremyi wacu, ineza yawe yakomeje kuturinda iranaturindira, niyo mpamvu tugihumeka. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye gukomeza twiga twungurana ubumenyi, ngaho bana natwe, kandi abatwumvira hafi na kure twese uduhurize mu mwuka wawe wera, kumenya bizatume tugira imyiteguro, bigabanye urubanza n'iteka twacirwa twaramenye byinshi tugakora bike. Uyu mwanya utwigishe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko twabibabwiye, tugiye kuganirira hamwe isano iri hagati y'igice cya kabiri cya Daniyeli, igice cya 7 ndetse n'igice cya 8. Murabyumva namwe ni ubuhanuzi. Iyo twiga ubuhanuzi ntabwo umugambi yaba ari iterabwoba, kandi si ukuvuga yenda udushya ngo abantu bakangurwe n'ibishyika bitagira impamvu, ahubwo nk'uko byanditse mu mirongo 2 ya Bibiliya. Uwa mbere ni Yohana 13:19, hagaragaza ko dore ubu mbibabwiye bitari byaba, kugira ngo nibiba muzizere ko ndi we. Ndongera nsome Yohana 16:4, ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye. Iyi mirongo yonyine itwereka ko ubuhanuzi ni isomo ritera kwizera. Ubuhanuzi ni isomo rikangura abantu bakamenya aho igihe kigeze. Bamwe barigereranya n'isaha. Mbibabwiye bitari byaba kugira ngo igihe nikigera. Mbibabwiye bitari byaba ngo nibiba muzizere. Rero niyo mpamvu twabuhawe, Imana igashima ko bimwe mu byatugenewe bivugwa mu marenga ya gihanuzi, kugira ngo abantu igihe nikigera bazajye barabibona, bibatera imyiteguro kandi bibongerere kwizera. Akaba ariyo mpamvu rero ku basanzwe batunze igitabo cya Daniyeli bagisoma, bamwe bakacyumva abandi ntibacyumve, bakumva bike abandi bakumva byose. Tugiye gufataniriza hamwe kumenya isano iri hagati y'igice cya 2 cya Daniyeli n'igice cya 7 ndetse n'igice cya 8. Mbibutse uyu muhanuzi Daniyeli ni umwe mu bantu banyazwe n'umwami Nebukadineza, akabavana iwabo i Buyuda i Yerusalemu akabajyana i Babuloni. Yabanyaze ahagana mu myaka y'imbere cyane za 605. Daniyeli ntabwo ari ubuhanuzi Daniyeli yahawe, ahubwo icyo gice cya 2 kiri kutubwira ngo umwami arota inzozi, abapfumu bananirwa kuzisobanura. Ni inzozi umwami yarose,
ahubwo icyo daniyeli yakoze yaje gusobanura izi nzozi. Noneho igice cya 7 daniyeli we yareretswe inyamaswa enye, n'igice cya 8 arerekwa. Nuko ngaho mu nshamake mu gice cya 2 umwami Nebukadineza, ubwo ni umwami wa Babuloni nyine, arose inzozi. Dore inzozi yarose, yarazirose araziyoberwa, ahamagara abapfumu n'abakonikoni bo mu gihugu, cyane ko yari yarabashyiriyeho ishuri bazajya bigira muri ibyo by'ubuhanga n'ubumago. n'abadaniyeli barishyizwemo, ariho banagaragarije uburyo bakunda isomo ryo kwirinda ubwo bangaga gusangira n'umwami igaburo yari yabageneye. Nuko abahamagaye ngo bamubwire ibyo yarose ko yari yabyibagiwe birabananira, nibwo yatanze itegeko ko ubwo bamurira ibyo kurya bakigira kuri minerivare ye, nibibananira bari bwicwe. Noneho daniyeli wabanaga n'Imana yo mu ijuru nibwo yavuze ati ntugire abo ukoraho, ibyo ndabikubwira. Daniyeli rero nibwo yaje, ni mu gice cya 2 uhere ku murongo wa 36 asobanura izo nzozi. Azisobanura atya, nuko izo nzozi kandi turasobanura impamvu, nuko izo nizo nzozi kandi turasobanura oya kamere 31. Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari zahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoke, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurirwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo, maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Nuko izo nizo nzozi kandi turasobanura impamvu yazo aho imbere y'umwami. Nuko we Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Yaguhaye inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere, by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo ubitegeke byose. Nuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahanije n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa 3 bw'imiringa butegeka isi yose. Ariko ubwami bwa 4 buzakomera nk'icyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose bikabijanjagura, kandi nk'uko ibyuma bimenagura ibintu byose niko ubwo bwami buzamenagura bukajanjagura butyo. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo, ariko muri bwo hazaba gukomera nk'ibyuma. Nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba, kandi nk'uko amano yari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba, niko ubwo bwami buzamera, igice cyabwo kimwe kizaba gikomeye, ikindi kidakomeye. Nibaza ko mwabyumvise nk'uko mwari musanzwe musoma iki gice. Ibyo turi busobanure muri iki gice ni ugushimangira ibyo mwumvise. Iki gice kigizwe, iki gishushanyo umwami yarose kigizwe n'ibice 4. Ni umutwe w'izahabu. Zahabu ni ibuye rikomeye cyane mu gaciro mu mabuye ari ku isi. Ni agatuza n'amaboko 2 by'ifeza, n'inda n'ibibero by'umuringa. Noneho hakabaho amaguru y'ibyuma, ariko wamanuka hasi ahashyira amano akaba ari ibyuma bivanzwemo ibumba. Ubwo tugenekereje twavuga ko iki gishushanyo cye kigizwe n'ibice bikomeye 4: ni izahabu, ni ifeza, ni umuringa, ni icyuma. Noneho uko yarose ibi bice Daniyeli amusobanuriye, nta gushidikanya buri wese aranaboneraho kumenya impamvu zabyo. Iki gishushanyo cyari kigereranije n'ubwami buzategeka isi.
kandi ukurikije imwe mu mirongo twagiye dusoma bageze nko ku bwami bwa gatatu ngo uzakurikirwa n'ubundi bwami bwa gatatu bw'umuringa butegeka isi yose. Ni ukuvuga ngo ubu bwami bwagombaga gutegeka isi ni ubwami bune. Wakwibaza ngo bubaye bune gute kandi kuva aho isi yabereyeho cyangwa se kuva kiriya gihe isi yarategetswe n'abami benshi, n'ubu bihugu byigabanije byinshi binini n'ibito. Ibihugu bivugwa cyangwa se aya mama avugwa yagombaga gutegeka isi nibyo bita puissance mondiale. Ni ibi bihugu biba bikomeye byiganzura isi bikayikandamiza, nibwo bwami buvuzwe hariya. Rero kuva Nebukadineza yarota kugeza uyu munsi wa none nge nawe tuvugana, bihanuwe ko amami azayobora isi 8, kandi muri ubwo bwami bune baravuze ngo Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wewe. Ubwo ubwami bwa mbere bwari ubwa Nebukadineza wayoboraga ingoma y'i Babuloni. Ku bakunda amateka bwatangiye ahagana muri 605 imbere y'ivuka rya Yesu. Ubu bwami bwa Nebukadineza bugeranijwe n'umutwe w'izahabu, ntabwo ari we wenyine wabwicayeho, kuko bwatangiye 605 imbere y'ivuka rya Yesu bugeza 538. Urumva ko bwamaze imyaka itari mikeya. Ntabwo ari we wenyine rero wabuyoboye ngo abe ari we mwami wabwo uvugwa wenyine, ahubwo hari abandi bami bavugwa, ndabatondeka nk'uko bavugwa. Nebukadineza niwe wabubanje, hakurikiraho umuhungu we witwaga Evil-Merodach cyangwa se Meri-Mariduc. Iryo zina naryo ryanditse muri Bibiliya zanyu mu bami no muri Yeremiya. Hayoboye undi witwaga Baradani, nawe yanditse muri Bibiliya zanyu. Amateka atubwira ko habaye undi witwaga Nergal. Amateka akatubwira ko habaye undi witwaga Nabonidus. Uyu Nabonidus ntabwo nawe ari we wasoje iyi ngoma, ahubwo amateka afatanije na Bibiliya akatwereka ko yari afite umuhungu witwaga Berushaza, akaba ari we wasoje ubu bwami bwa sekuru Nebukadineza. Ubwo ku basoma Bibiliya, Berushaza yima ingoma handitse ko ari mwene Nebukadineza, ariko mu by'ukuri ni umwuzukuru we iyo duhuje amateka na Bibiliya. Kandi koko Imana igihe yagabiraga Nebukadineza ubu bwami yabivuze mbere gato yuko Abisirayeli bajyanwa muri buriya bunyage. Byanditse muri Yeremiya igice cya 27 umurongo no wa 7, ahanditse ngo nuko rero mbere 6, nuko rero ibyo bihugu byose nabigabiye umugaragu wanjye Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, n'amatungo yo mu misozi narayamuhaye ngo amukorere, kandi amahanga yose azamukorera we n'umwana we n'umwuzukuru we. Iri jambo bari ryo mwumva, Nebukadineza yagombaga kuyobora isi, we, umwana we n'umwuzukuru we, kugeza igihe igihugu kizazungurwa, nibwo amahanga menshi n'abami bakomeye bazigabanya igihugu cye. Ariko aha mu byumve, ngaba abami bayoboye ingoma ye, ndasubiramo: niwe ubwe, ni Evil-Merodach, ni Baradani, ni Nergal, ni Nabonidus, ni umwuzukuru we Berushaza, uriya wabonye ikiganza cyandika, niwe waherutse ubwami bwe burahanguka. Bwatangiye rero, ndasubiramo, ahagana 605 imbere y'ivuka rya Yesu, baramanura bugeza inyuma turaza kureba. Ubu bwami nk'uko yabwiwe ngo uzakurikirwa n'ubundi bwami, nta zina ryavuzwe. Ubwo rero turaza kubireba tugeze mu gice cya 7 ndetse n'igice cya 8. Ariko kuko tuzi amateka, ubwami bwamukurikiye ni ubw'Abamedi n'Abaperesi. Turaza kubaha ibihamya gusa bibishyigikira. Bwatangiye ahagana muri 538, mwibuka ko nk'uko tubisoma muri Bibiliya, Abamedi n'Abaperesi ni amoko abiri yategekeraga hamwe. Ariko umurongo nshaka gusoma gusa, bukeye Berushaza ibyo byarangiye bamuteye bamukuye ku ngoma, ni Daniyeli 6:1, mu zindi Bibiliya ni 5:31, haranditse ngo ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi
yari amaze nk'imyaka 62 avutse. Ibi turaza gusobanura impamvu zabyo. Abamedi n'abaperesi ni amoko abiri yategekeraga hamwe. Ni amoko abiri yategekeraga hamwe ajya imbu ku buyobozi. Ubwo rero ijoro Nebukadineza umwuzukuru yapfuye Berushaza, bwakeye ubwami buramutswa Dariyo w'Umumedi. Noneho ngubwo ubwami bwakurikiyeho, ariko aha nta kinini turashobora kuhavuga tutarinjira mu bindi bice, cyane ko ariho n'izina ryabo neza rivugwa. Noneho mu mwaka wa 331 ubu bwami nabwo bwarahangutse, hakurikiraho ubwami bw'Abagiriki. Ubwo nabwo muri iki gice bavuze ngo hazaza ubwami bwa gatatu bumeze nk'umuringa, nabwo butegeka isi yose. Abagiriki nabo bategetse isi yose nk'uko Abamede na Nebukadineza bayitegetse. Intara zose zari zituwe nibo batangaga gahunda n'amategeko. Kandi uko aba bami bategetse, abiga amateka bo bijya biborohera. Hari utuntu tw'udusigisigi n'uyu munsi wa none banduje mu isi tugikora, ku buryo bavuga ngo ibi ni kiritire y'Abagiriki, iyi ni kiritire y'Abamede n'Abaperesi, ibi byazanywe n'Ababuloni, iyi mibare iki ubuhanzi ubugenge. Hari ibintu bakoze ku isi n'uyu munsi wa none bigifite aho wabibariza bitewe n'uko bayoboye isi. Ubwo rero nabo sindabavugaho byinshi kuko ndongera kubagarukaho. Mu mwaka w'168 imbere y'ivuka rya Yesu niho nkivuga, Abagiriki nabo barahangutse, hajyaho cya cyuma twavuze aribwo bwami bwa Roma. Ubwami bwa Roma turaza kubisesengura, ariko kambe mvuze ibi bikurikira. Bwatangiye mu 168 imbere y'ivuka rya Yesu. Mbibutse ko umwami Yesu avuka n'ubundi yavutse ku ngoma y'Abaroma, n'ubundi apfa yapfiriye mu ngoma y'Abaroma. Ni nabo bamwishe mu itiku ry'idini y'Abayuda, nibo bari bigaruriye isi, nibo barabategeka. Intumwa ze n'ubundi zabwirije ubutumwa mu ngoma y'Abaroma. Abakayizariya bajyaga bakora amabi barenganya b'Imana, ni ingoma y'Abaroma. Noneho ingoma y'Abaroma ikaba ifite imigabane ibiri ivugwa muri Bibiliya nk'uko turaza kuyireba. Igira Roma mpagani, ikagira na Roma nkirisito. Ibyo byose byabaye muri ubu bwami. Abanyumva nubwo tutarabigeraho, niyo ngoma turimo ni y'Abaroma, ndetse byanatera na bamwe kwibaza batese bayoboye hehe, tubabona he ko kuri tele ntabyo tubona bahakora. Ariko turaza kubireba, nibwo bwami buyoboye isi. Kuri iki gishushanyo nimwibuke ko iyo bigeze hasi ku gishushanyo cy'umuntu haba hari ibirenge, kandi ibirenge bigira amano 10. Ubwo ayo mano 10 nayo afite ubusobanuro yo ku gishushanyo. Haje ibuye rero riragikubita ngo kirajanjagurika, kimera nk'umurama waho bahurira muki. Iryo buye nta rindi ni Yesu n'ubwami bwe bizahangura ingoma zo kwisi. Ibi nubwo bamwe yenda batabyumva, niba muri izi nzozi haragaragaye ko amama azategeka isi kugeza Yesu aje arane, none tukaba turi ku bwami bwa 4, kandi koko bugeze ku byuma, aho bavuze ngo ni ibyuma n'ibyondo. Aho hasi mu gitabo kimwe bisobanuye ko hazaba ari uruvangitirane rw'amama akomeye n'andi yoroshye, nk'uko na Bibiliya yabivuze. Nawe urabibona niko bimeze. Hari ibihugu by'ibihangange, hari uduhugu duto. Aho ku mano iyo hasi hafite ubusobanuro burenze, niho tugeze. Ubwo n'uwiga ubuhanuzi ajya amenya ati burya n'imperuka iranageze ugereranije n'igihe cyategetswe. Ngaho inshamake y'icyo gice ndayirangije. Ubwo utari ubizi ndasubiramo, biriya bice 4 bigize igishushanyo bigereranya abami 4 bagombaga gutegeka isi kugeza Yesu aje, uhereye kuri Nebukadineza. Noneho mu gice cya 7 aricyo twimukiyeho, ntabwo noneho ari umwami Nebukadineza warose inzozi, ahubwo Daniyeli niwe weretswe. Kandi mbibutse ko ibi yeretswe noneho yabyerekwaga yageze mu bundi bwami. Ngaho ndasoma mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Berushazari umwami wa Babuloni,
ibi yabyeretswe bikiri kwa Berushaza, ariko bukeye bigiye guhinduka. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Berushazari umwami w'i Babuloni, Daniyeli yarose inzozi, maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe. Ahera ko yandika ibyo yarose, arobanuramo ingingo zabyo zikomeye. Ubwo Daniyeli aravuga ati, mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Iya mbere yasaga n'intare, ifite amababa nk'ay'ikizu, nyihanga amaso kugeza ubwo amababa yayo ashikurijwe, igahagarikwa ku isi, igahagarika amaguru yemye nk'umuntu, kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu, yegutse uruhande rumwe, kandi yari itambitse imbavu eshatu mu mikaka yayo. Barayibwira bati, byuka uconjomere inyama nyinshi. Hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe. Ku mugongo wayo yari ifite amababa ane asa n'ay'igisiga, kandi yari ifite imitwe ine, ihabwa ubutware. Hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro, mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba, y'inyamaboko n'imbaraga byinshi cyane. Yari ifite imikaka minini y'ibyuma, iconshomera ibintu irabimenagura, ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo. Ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije, kandi yari ifite amahembe 10. Nitegereje ayo mahembe, mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya, imbere yaryo hakurwa amahembe ane, imbere yaryo hakurwa amahembe 3 mu yari asanzwe, kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye. Iki gice cya 7 aricyo turi butindemo, nacyo cyerekanye inyamaswa enye. Ariko aho ziturutse ntabwo turi busobanura akantu ku kandi. Habanje imiyaga. Abatazi ibyo ari byo, imiyaga ni intambara. Imiyaga ni intambara, imiyaga ni ibibazo. Imivu irahurura, imiyaga irahuha, imivu iratemba nk'uko mwabisomye muri Matayo. Ntabwo aba ari ubuhoro, ahubwo imiyaga ivuza intambara. Nyuma y'izo ntambara nizo zavutsemo inyamaswa enye. Inyamaswa rero 7:17 haranditse ngo, izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi. Barazira nyamaswa nta kindi zishushanya, zivuza abami 4 bagombaga kwaduka mu isi. Bana b'Imana, ubwo ibi bice nabyo niba igishushanyo cyari gifite ibice 4: izahabu, ifeza, umuringa n'icyuma. None n'inyamaswa nazo zibaye enye, kandi ku cyuma byamanukaga hepfo bikagira amano 10. None n'iyi nyamaswa nayo ya 4 yari ifite amahembe 10. Ibyo bintu birasa. Nuvuga ngo mbwire abiga ubuhanuzi mu rwego rwo kubakingurira irembo ry'ubushakashatsi no gukomeza gusoma, igice cya 7 n'igice cya 2 ni kimwe. Nuko byakoresha imvugo zitandukanye, ariko rwose biriya bicu uko ari 4 byose bivuga ibintu bimwe. Ngaho reka dusesengure twifashishije Bibiliya. Intare yavuzwe muri iki gice nk'uko izahabu ari ryo buye rikomeye ryageranije ubwami bwa Nebukadineza bwa Babuloni. No mu matungo cyangwa mu nyamaswa, intare yitwa umwami w'ishyamba. N'ubundi igereranya ubwami bwa Nebukadineza. Ariko ibi byo igihe Imana yahanuriraga Abisirayeli bagiye kuzaterwa na buriya bwami, bukabanyaga bukabigarurira, byabivuze ibyeruye. Ngaho ndabivuga somye 20, ni Yeremiya 4:7. Yeremiya 4:7, Imana yarababwiye iti, mwa Abisirayeli mwe, reka mbabwire ibigiye kubabaho. 4:7, intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare, n'imidugudu yawe ikaba imisaka, igasigara itagira uyituyemo. Subwo nimuturuka haraguru bari bari guhanurirwa ibizababaho, ariko arababwiye ngo ibyo bizabaho si ibindi, ni intare yasohotse mu kibira cyayo, kandi umurimbuzi w'amahanga yarahagurutse aviwe, azanywe no guhindura igihugu cyawe umwirare, n'imidugudu yawe ikaba imisaka, igasigara itagira uyituyemo. Niko byagenze, niko Nebukadineza yatetewe i Yerusalemu. Kubiga abami ba 2 igice cya 24, biriya bice biheruka, yahagabye ibitero bigera muri 4, arahatsemba, ararangiza, aramaririza.
rero yiswe intare. Muzabisoma muri Hoseya, nuko byari byarahanuwe, yenda bamwe ibiri bubagore kubona ndi gusoma Hoseya iri inyuma ya Daniyeli, ukibaza uko ba Daniyeli banyazwe bakagenda, Hoseya ikaza inyuma. Niko bipanze, niko barunze ibi bitabo, ariko ibyo muri Hoseya nibyo byabaye mbere. 13:7-8 haranditse ngo nicyo gituma nzabamerera nk'intare, nzabategera mu nzira nk'ingwe, nzabatera ameze nk'idubu yambuwe ibibwana byayo, nzacagagura inkanizo z'umutima wabo, kandi nzahabaconcomera nk'intare y'ingore, inyamaswa z'inkazi zizabatanyagura. Ubwo iki gice cya 7 mwumvise ko kirimo inyamaswa y'intare, ikurikiyeho ni ingwe y'imitwe ine, ikurikiyeho ni habanje intare, agakurikiraho idubu, agakurikiraho ingwe y'imitwe ine. None muri Hoseya Abisirayeli bahanurirwa ibizababaho, havuzwe ko ari intare izabacagagura, ingwe izabamerera nabi, idubu izabasiribanga. Ubwo ubyumve ko nta kindi cyahanurwaga, n'ubu bwami bwa Nebukadineza bw'Abakarudaya bwahanurwaga ko ari bwo bufite imbaraga bugiye kwiganzurira Abisirayeli. Mbibutse ko muri kiriya gice ngo yabonye intare, ngo bigezeho ya ntare ngo ifite amababa. Urumva nawe ntibibaho n'ubuhanuzi nyine, intare kandi ifite amababa. Habakuki niwe wabivuze neza, amababa avuze gukomera, amababa avuze kwihuta, amababa avuze byinshi kubwo bwami. Ariko katuvuge muri Habakuki igice cya mbere, umurongo wa 6 kugeza ku 8, kuko mpagurukije Abakarudaya, ni bwa bwoko bwa Nebukadineza, bwa bwoko bukaze kandi buhutiraho, ngo bukwire isi yose, buhindura igihugu kitari icyabo, nabo gutinywa kandi batera ubwoba, imanza zabo n'icyubahiro cyabo ni ibyo bihangiye. Ijambo shaka niri rivuze ngo n'amafarashi yabo arusha ingwe imbaraga, kandi arusha amasega asohoka bwije gukara. Abagendera ku mafarashi babo bagenda birata, nukuri abagendera ku mafarashi babo baturuka kure, baguruka nk'igisiga cyihutira gushiha inyama. Ya mababa y'igisiga nabo Bakarudaya. Habakuki yababonye n'ubundi bagenda nk'igisiga. Ikindi kandi muzasoma, nimusoma muri Ezekiyeli 17:7 n'uwa 12, hari gusobanura haranga aba bantu rwose kugira ngo mumenye ko ari bwo bwami bwa Nebukadineza. 17:7 ndetse na 12, hari ikindi gisiga kinini gifite amababa manini n'amoya menshi, nuko umuzabibu ukirandiraho imizi yawo, kandi ukerekeza amashami yawo, uri mu mayogi yaho, kandi ntarukire hepfo. 12, nuko ubwira inzu y'abagome uti, mbese nimuzi uko umugani usobanurwa, ubabwira uti, dore umwami w'i Babuloni yaje i Yerusalemu, ajyana umwami waho n'ibikomangoma byaho, bajyanwa i Babuloni. Mbese kuriya yaje kubanyaga byari byahanuwe na Ezekiyeli ngo ni igisiga, ngo cy'amababa meza n'amoya maremare. Nta kindi bisobanuye, ni umwami w'i Babuloni waje akanyaga Abisirayeli, ndetse yajyanye n'umwami wabo. Ngira ngo abasomye ibya biriya bitero murabizi cyane, ngo abahanuzi bwasohoreye ku bahungu, abana n'abuzukuru ba Hezekiya. Rero iki gice nibaza ko ibi nibyo nashakaga kukivugaho, ariko igihe cyarageze, ubu bwami burahanguka. Ko bavuze ngo ya ntare nguranyije ngo irahagarara, ngo yemye, ngo nk'umuntu. Intare yameze amababa, none ikaba ihagaze nk'umuntu. Icyo bisobanuye, umuntu ni umunyantege nke. Igihe cyarageze, ubu bwami burahanguka. Mbere yuko buhanguka, Yeremiya niwe wasobanuye intege nke zabwo, ariko guhagarara nk'umuntu ni muri Yeremiya igice cya 50, umurongo wa 37, yavuga ibyo gutsindwa kw'i Babuloni. Inkota igeze ku mafarashi yabo no ku magare yabo no ku ruvange rw'abanyamahanga babarimo, bazaba nk'abagore. Inkota igeze ku butunzi bwaho, kandi bazanyagwa. Iri jambo ngo bazaba nk'abagore muri cya karonko, ndongera nsome Yeremiya 51
umurongo wa 30, intwari z'i Babuloni zatinye kurwana, zihamira mu bihome byazo, intege zazo zaracitse, zihinduka nk'iz'abagore, ubuturo bwaho bwaratwitse, imyugariro yaho iravunaguritse. Abagore nkuko musoma muri Petero ngo ni inzabye 3:7 rwa mbere, ngo ni inzabye zidahwanije natwe gukomera. Ubwo bwendaga guhanguka rero, bwa buhangange, bwa bukaka bw'intare, kwakora bagirana kw'izahabu byarashonze bivaho, ubwami burahanguka busimburwa n'Abamedi n'Abaperesi nkuko twababonye muri kiriya gice. Ariko kugeza ubu ntiturabona izina ryabo rivuzwe uko turaribona mu gice cya 8. Inyamaswa yakurikiyeho ni idubu. Nta byinshi tuyivugaho, haje idubu. Icyakora kuko biri budufashe, iyo dubu yari ifite intugu ebyiri nkuko nzikozeho, yari ifite intugu ebyiri, ariko Bibiliya iravuze ngo rumwe rwegutse, ubwo urutugu rumwe rwari rumeze nka guke, bifite ubusobanuro. Nta kundi iyi dubu, izo ntugu ebyiri, musubire mu gice twahereyeho, ni agatuza n'amaboko abiri, n'amaboko ntangana, uko urutugu rwari rusumba urunguru. N'aya maboko y'umuntu ntabwo anganya imbaraga, agakora kagira imbaraga kuruta akadakora. Ngira ngo abazi ubuzima bw'umuntu ibyo babizi neza, bifite ubusobanuro. Ni Abamedi n'Abaperesi. Ariko iyi dubu yo Bibiliya yatubwiye ngo yari itambitse imbavu 3 mu mikaka. Ibitabo bikadusobanurira ngo mbere yuko biyegurira isi, bigarurira isi Abamedi n'Abaperesi, ngo hari ibihugu bikomeye bahanganye nabyo, birimo Lidiya, birimo Egiputa, birimo n'iriya Babuloni. Mbese kubitsinda bikabyesura bikabishyira ku ruhande byabaye nk'igikorwa cy'ubutwari. Imvugo mpanuzi ivuga ngo ni imbavu 3 iyo dubu yari itambitse mu mikaka yayo. Hakurikiyeho ingwe y'imitwe 4. Namwe ngo murumva ko bidashoboka, nta ngwe y'imitwe 4 ibaho, ingwe y'imitwe 4 ntibaho. Ariko ubwami bw'Abagiriki bwa 3 twasomye mu gice cya 2 ku gishushanyo inda n'ibibero by'umuringa, niyo ngwe y'imitwe 4. Noneho ngira ngo turaza kumenya iby'imitwe 4 nyuma, ariko sinabura kubivugaho gato kugira ngo umwanya turi bubigereho. Nuko aba Bagiriki, hari umwami wababanjirije, turamuvuga yitwa Alexandre Mukuru, arangije kuko atayobeye igihe kinini, ayobora isi ntabwo byatwaye imyaka irenze 4, aba arapfuye, apfa rubi kuko yazize inzoga. Nuko abajenerali be 4 bigabanya isi. Harimo witwa Ptolemy wayoboye Egiputa, harimo witwa Lysimachus wayoboye Siriya, ubwo no kuzamura iyo, reka tuvuge ngo no gusunikira muri Aziya nini. Harimo witwa Lysimachus wayoboye Abaperesi yo hepfo haganepfo. Harimo witwa Cassandre wayoboye Makedoniya, cyangwa se ubwo twavuga ngo Buraya, nawe yerekeje nk'iyo ngiyo. Nguko uko abajenerali 4 bigabanije igihugu. Alexandre amaze gupfa, niyo ngwe rero y'imitwe 4. Ariko nawe urabyumva ko mu buzima busanzwe nta ngwe y'imitwe 4 ibaho, ahubwo n'ubuhanuzi. Hanyuma haje inyamaswa iteye ubwoba y'inyamaboko. Ubwo kubita hirya ku gishushanyo, icyuma nicyo kijanjagura ibintu byose, ngo kikabimenagura ibindi kikabisiribanga. Niko twasomye, icyuma kijanjagura kimenagura ibintu byose. None haje n'inyamaswa iteye ubwoba y'inyamaboko. Ubwo birahuye n'ubwami bwa Roma muri rya 168 imbere y'ivuka rya Yesu. Ariko baravuze ngo iyi nyamaswa ngo iconshomera ibintu byose, ngo ibisigaye kabisiribangisha amajanja. Mbibutse ko twasomye ngo Roma, twababwiye ko Roma irimo imigabane 2, irimo Roma mpagani, ikabamo na Roma nkirisito. Rero tuvuze ibyangombwa biyigize byose nkuko turaza kubireba, reka duhere kuri Roma mpagani. Yageze ubwiza kwigabamo amahembe 10. Amahembe 10 ni ibihugu byisatuye mu ubwo bwami, nubwo byari bibushyigikiye. Ni Ubufaransa, ni Ubwongereza, ni Ubudage, ni Ubutaliyani, ni Ubusuwisi, ni Esipanye, ni Portugal, n'Abaheruri, n'Abavandari, n'Abasorogoti. Kubiga amateka, iyo operasiyo yo kugaba ibyo bihugu yatangiye ahagana muri 351, isoza neza igeze ku musozo ahagana muri 483, ni nyuma y'ivuka rya Yesu. Kandi ubwo deja twamaze kwinjira no muri Roma nkirisito. Ubwo Roma ikora nk'idini yari itangiye gukora, yiganzurira biriya bihugu,
ikabiyobora, bikayoboza abaturage babyo amategeko y'idini Roma yari yaratangiye gukora. Noneho aha niho turabonera umwanya wo kuvuga ibimenyetso simusiga. Twabwirwa n'iki ko iyi Roma mpagani ariyo yatarutse ikaba Roma ngirisito, koko akaba ariyo bwami bwa kane. Ngaho rero kuko ubuhanuzi ni ibimenyetso, ni ugutangana abagabo n'ibimenyetso. Ngaho icya mbere twabonye ko amano ni 10 ku gishushanyo avuga kivuga ubwami bwa Roma ku maguru y'ibyuma. Tubonye amahembe ni 10 ku nyamaswa ya kane nayo yiswe ubwami bwa Roma. Nta bundi bwami mu mami yayoboye isi bwigabyemo biriya bihugu tubabwiye, Roma yonyine iki kimenyetso cyarabafashe. Daniyeli 7 umurongo wa 25 ngo umwami wabwo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Iki nacyo ni ikimenyetso gikubiyemo ibintu bine. Nta bundi bwami ku isi bwavuze ibyo kugomera isumba byose. Kugomera isumba byose mu zindi ndimi babyise ngo ni blasphemy cyangwa se gutuka Imana. Mu zindi bavuga ngo ni ukwireshyeshya n'Imana. Ubwami bwa Roma nibwo bwagize umwami usengwa. Ubwami bwa Roma nibwo bwonyine bwagize umwami uyobora yicaye mu rusengero, kuko byanditse mu Matesalonike ba 2 igice cya 2 uhereka umurongo wa 1 ugakomeza. Ubwami bwa Roma nibwo bwonyine bwagize umwami wiyita izina ry'Imana, se w'abantu batuye ku isi, Data wera, Holy Father, Semperi. Ubwami bwa Roma nibwo bwonyine ku isi bwabayeho bugahindura ibihe. Kalendari ya Geregware ahagana mu 1582 aho hari tariki enye akavuga ngo ibaye 15 iminsi igana muri 11 iratakara, kandi isi irabyemera tugenda uko. Ubwo bwami buhindura ibihe. Ubwami bwa Roma nibwo bwonyine nkuko turi kubisoma Daniyeli 7:25 bwahinduye amategeko y'Imana. Ni isabato bwakuyeho bushyiraho icyumweru kugira ngo nkuko ubupagani bw'i Roma bwari busanzwe busenga Imana zuba, God Sun, noneho basa nabigize abayoboke bagiye gusenga Imana yo mu ijuru, ariko bakayisenga kuri wa munsi w'izuba bageneye izuba. Ubwami bwa Roma nibwo bwonyine bwafashe itegeko rya 2 ribuzanya gusenga ibishushanyo. Bo barabisenga ndetse bajya no kwigisha rubanda mu mategeko. Irya 2 muyo bigisha barikuramo, rya 2 rivamo rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, ari ryo rya 2 barataruka bafata iribuza umuntu kuvugira ubusizina ry'Uwiteka, aba ari ryo ribi rya 2 barahurutura. Bigeze pfa amategeko 9 bafata irya 10 barigaba 2. Ibyo byagaragariye mu bwami bwa Roma. Ubwo ndi gusobanura ibimenyetso kuko kugira ngo ubuhanuzi bugufate ni abagabo n'ibimenyetso. Guhindura ibihe ngo turabibonye, guhindura amategeko ngo turabibonye, ariko hajemo n'irindi jambo igice cya 2 gihuriyeho n'icya 7. Ko mu gice cya 7 handitse kwibyuma ari byo bimenagura bigacoco bigasiribanga. Noneho mu gice cya 7 handitse kw'inyamaswa yamenaguraga ibintu byose kabishenjaguri, ibisigaye ikabisiribangisha amajanja. Ubwami bwa Roma nibwo bwivanze mu miyoborere n'ubutegetsi bwariho. Haboneka ubuhanuzi bwo mu byashe 17 ahavuga maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa itukura. Bivuze ngo ni idini ikora nk'idini, ariko yishingikirije ku bwami bw'isi buvusha amaraso. Ubwo ibyo byanditse muri Daniyeli mu byashe 17. Icyo gice gihamya gusohora k'ubwo buhanuzi. Si ibyo gusa, kwivanga no mu myizerere. Ubwo nababwiye isabato yahinduwe, umubatizo uvanwa mu kwibira ushyirwa ku gahanga, ni Roma yabikoze. Ifunguro ryera aho umuntu agomba kurya umugati akanywa na divayi, ni Roma yategetse ko abantu bazajya barya gusa ntibanywe. Ibintu byinshi bigirwamana ibishushanyo byinjira mu misengere. Umubatizo urahinduka, akantu kose gashoboka kirakamenagura, n'agasigaye kigasiribangisha amajanja. Ngibyo ibimenyetso biranga ko ubu bwami bwa 4 tugendeye muri Daniyeli 7 ari ubwami bwa Roma. Noneho murankundira iki gice duse n'abakimutseho
ahubwo twinjire mu gice cy'umunani. Mu gice cy'umunani ubwo Daniyeli yerekwaga, nabyo ndaza gusoma ibyo yeretswe, noneho mbabwire ko ibi byo yabyeretswe ubwami bwa Nebukadineza bwarahangutse, ahubwo yabyeretswe yaramaze kwinjira mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ngaho ndahera ku murongo wa mbere. Ibi yeretswe byatangiye gusohora yaramaze kwinjira mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ariko nabwo yabyeretswe mbere. Daniyeli yerekwa iby'imfizi y'intama n'isekurume y'ihene. Mu mwaka wa gatatu umwami Berushazari ari ku ngoma, njyewe Daniyeli neretswe ibikurikira ibyo neretswe ubwa mbere. Nkerekwa ibyo nagize ngo ndi ibwami Shushani mu gihugu cy'Elamu, ariko ubwo nabyerekwaga nari ku ruzi Urayi. Nubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe abiri ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari abiri yari maremare, ariko rimwe ryasumbaga irindi, irirerire niryo ryaherukaga kumera. Ibi bifite ubusobanuro. Mbona iyo mfizi y'intama igenda ishyamye yerekeye iburasirazuba n'ikasikasi n'ikusi, ntihagira inyamaswa ihangara kuyihagarara imbere, ntihaboneka ubasha kuziyikiza. Yagenzaga uko yishakiye ikagira imbaraga. Nkibyitegereza mbona haje isekurume y'ihene iturutse iburengerazuba, igenda idakoze amaguru hasi, ikwira isi yose. Kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo, nuko itera ya mfizi y'intama y'amahembe abiri nari nabonye ihagaze ku ruzi. Iyi vudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze. Mbona yegereye iyo mfizi y'intama, irayirakarira, irayisekura, iyivuna ayo mahembe yombi. Ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kuyihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene iyikubita hasi, irayisiribanga. Ntihaboneka uwabasha gukiza iyo mfizi y'intama imbaraga za ya sekurume y'ihene. Sekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane, imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika. Mu cyimbo cyaryo hamera andi mahembe ane agaragara cyane yerekeye mu birere bine by'ijuru. Kuri rimwe muri ayo hashamikaho agahembe gato, karakura cyane, kaba rinini, ryerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza. Rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi, rirabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse ryireshyeshya n'umugabo w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro. Iby'ukuri ribijugunya hasi, rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Nshatse nagarukira ahangaha kuko ibindi bifite undi mwanya wabyo. Muri iki gice cy'umunani ibyo Daniyeli yeretswe byaje gutangira gusohora ubwami bwa Nebukadineza butakiriho. Nuko ngo abona ngo intama y'amahembe abiri. Iyo ntama y'amahembe abiri ntatinze ndahita nsoma umurongo wa 20. Imfizi y'intama y'amahembe abiri wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Ubwo kubo twatangiranye muri gukurikira umutwe w'izahabu ku gishushanyo, byasobanutse ngo uwo mutwe w'izahabu niweho Nebukadineza, ni ubwami bw'i Babuloni. Ariko ibindi twari twabivuze mu mateka tutarabisoma muri Bibiliya. Ubwami bwamukurikiye ni Abamedi n'Abaperesi. Tubimenye neza mu gice cya 8, nubwo ariyo nta mivuga mu gice cya 7, ho barabyeruye ngo nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi. Ngaho mu nkundire noneho duse n'abanozanoza ibisa n'ibyari byasigaye. Ndabibutsa ko ku gishushanyo ifeza agatuza k'ifeza kari gafite amaboko abiri. Nababwiye ko amaboko ntabwo anganya imbaraga, agakora akarusha kadakora imbaraga. Twabonye mu gice cya 7 ko ya dubu yari yegutse uruhande rumwe, ifite intugu ebyiri ariko urutugu rumwe rwari rwegutse. None iyi ntama y'amahembe abiri ngo rimwe ryari rirerire, kandi rirerire niryo ryameze nyuma. Ibi bifite ubusobanuro bworoshye kumenya. Umunsi Berushaza avuyeho, uwaramukijwe ingoma ni Dariyo w'Umumedi. Ariko kuko ari amoko yajyaga yimba kuyobora ubwo bwami, mu gihe cya Dariyo ayobora ntabwo Abamedi n'Abaperesi bakomeye
nk'uko bakomeye hagiyeho ba Kuro bo mu baperesi. Ubwo rero bajyaga bajya ibihe, ariko hageze manda y'abaperesi nibwo abaperesi, abamede n'abaperesi bakomeye. Nibwo kuvuga rero ngo yari amahembe abiri, nayo moko ajya asimburana kuyobora, ariko ngo rimwe ryari rirerire, ubwo n'abaperesi bari bakomeye, kandi rirerire niryo ryaherukaga kumera, nibo bayoboye nyuma, habanje abamede. Ubwami burakomera, nicyo bisobanuye. Noneho turi mu icyo gice, haravuzwe ngo haje ihene. Haje ihene. Iyo hene ntabwo ari ukubica ku ruhande, umurongo wa 21, kandi ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki, kandi ihembe rinini riri hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere, kandi nk'uko ryavunitse mu cyimbo cyaryo hakamera andi mahembe 4, uko niko hazaba ubwami 4 bukomoka muri ubwo bwoko, ariko buzaba budafite amaboko nk'ay'uwa mbere. Ku bakurikiye ibi nari nanabivuze. Noneho ubwo abamedi n'abaperesi, iyo ntama y'amahembe 2 yakuwe n'ihene. Ihene n'Ubugiriki, ariko ngo iyo hene yari ifite ihembe rinini, ngo rikaze cyane rirerire, rivunitse mu cyimbo cyaryo hamera 4. Urumva iyo fenomene ntabwo ibaho, ntabwo bijya bibaho. Ihembe ntabwo ari igiti gishibuka si urubingo si intusi, ahubwo rimera ari rimwe, ariko kumva rimwe rivunika hakamera 4, nawe urabyumva ko bifite ubundi busobanuro. Nuriya mwami w'Ubugiriki wa mbere witwa Alexandre Mukuru. Hano Bibiliya irabivuze ngo iryo hembe rinini ni umwami wabo wa mbere, na Alexander the Great, kubiga amateka, niwe wayoboye buriya Bugiriki bwa mbere bwigaruriye isi. Ariko kuko atamaze igihe yarapfuye, abajenerali be 4 bigabanya igihugu. Noneho kino gice cya 8 niho kigiye kutwumvisha noneho icya 7 neza, kuko yaringwe y'imitwe 4. Ubwo hita uyigereranya na ya hene ivunitse ihembe mu cyimbo cy'ahari rimwe hakamera amahembe 4. Niba abajenerali bigabanije isi, ubwo yari amaze gupfa, cyane ko atayoboye imyaka myinshi, yanarakenyutse kuko yari akiri muto, nuko byagenze. Ariko icyo turi guhiga ni ukugira ngo tugiye tumanuka uko ayo mami yakurikiranye, uko yakurikiranye, naho tugeze none, ngo tumenye igihe cyacu duhagazemo. Noneho reka tugaruke mu gice cya 8. Inyuma y'ihene yameze amahembe 4. Kambibutse ayo mahembe 4 ni Ptolemy wayoboye Egiputa, ni Lysimachus wayoboye ni Seleucus wayoboye Siriya cyangwa se kuzamura iyo ruguru, ni Lysimachus wayoboye Perisian ahagana iyo hepfo, na Cassandre wayoboye, reka tubyite Uburayi. Kuri rimwe muri ayo rero hashamikaho agahembe gato. Mu gice cya 7, ubwo turatarutse ku gice giheruka. Mu gihe mu gice cya 7 twabonye inyamaswa iteye ubwoba y'inyamaboko, ubwo ni Roma. Yari ifite amahembe 10, ni bya bihugu byigabanijemo. Hari aho twasomye ngo ya mahembe uko ari 10 hameramo agahembe gato, ni leta ya Vatican ubwo yavukaga. Nuko karimbura 3 yari asanzwe. Hari ibihugu bitabyishimiye ko ubupapa busengwa buramywa, amahanga akabupfukamira. Ibyo bihugu ni Abaheruri, ni Abavandari, n'Abasuruguti. Abaheruri bayoborwaga icyo gihe n'uwitwaga Theodoric, Abasuruguti bayoborwaga n'uwitwaga Odoacre. Abo ntibabyemeye, haba induru, haba impaka. Roma, Vatican niyo mvuga, yifashishije biriya bihugu bindi biyishyigikiye, birwanya turiya duhugu 3 tuvaho, Vatican irima iyobora amahanga. Niyo mpamvu babwiye ngo ni agahembe gato kameze karimbura 3 yari asanzwe. Mu gice cya 7 bavuga Roma, bakayihera Roma mpagani, bakayimuka ikaba Roma ngirisitu, bakazamura amateka yayo. Ariko muri iki gice cya 8 baravuze ngo kuri rimwe muri ya mahembe yameze kuri rya hene, ubwo ni amahembe 4 yameze aho ihembe rimwe ry'ihene ryavunitse. Ni ubwami 4 bwakomotse kuri Alexandre wari upfuye bwigabanije igihugu yayoboraga ari kimwe. Kuri rimwe rero, ubwo nuvuga ngo ku wayoboye agace kamwe havamo agahembe gato. Nta gushidikanya ni Burayi, ahayobowe na Cassandre niho havutse Roma. Mu gice cya 8 ntabwo batinze kuri Roma mpagani, baravuze ngo karakura
ubwo n'ubupapa bwahise bukura burazamuka, noneho ngo kireshyeshya n'umugabo w'ingabo. Twabibonye no mu gice cya 7 kwiyita izina ry'Imana, kuvuga ko babarira ibyaha, kamukuraho igitambo gihoraho. Abasoma Bibiliya ni byakozwe n'intumwa 4:12, aho ahavuga ko nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe dukure gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Uhereye umunsi ahagana muri 508 bavugaga ko n'umuntu yashobora kubabarira undi byaha. Mbese imbabazi z'ibyaha ukazibona udapfukamye ngo uzisabe Yesu, ahubwo ukazibona upfukamye ibyaha byawe ukabibwira umuntu, niho byiswe gukuraho igitambo gihoraho. Nta bundi bwami bwabikoze, ivyo byakozwe na Roma. Noneho kagira ngo mu ngabo z'imwe ijuru, ngo ingabo zimwe ngo n'inyenyeri zimwe ngo karabimanura karabisiribanga. Ibyo bisobanuye ko igihe cyose umuntu yiyise Imana, ubwo aba yagiye hejuru y'abamarayika, kandi ibyo bihamywa n'imvugo z'ubwo bwami. Abazasoma igitabo cyitwa Prompta Bibliotheca, ni ku rupapuro rwacyo rwa 26, aho bavuze ngo uramutse uhuye n'umusaserdoti cyangwa papa ngo ari kumwe na marayika, ngo wabanza kuramutsa ndi, ngo nta gushidikanya ngo wabanza papa, ngo kuko ngo afite uburenganzira bwacira abamarayika urubanza. Ibyo no gusuzugura ingabo zo mu ijuru. Kwiyita Imana, gukuraho igitambo gihoraho no gutanga imbabazi z'ibyaha, umurimo ukorwa na Yesu wenyine. Noneho iki gice cy'8 cyo cyaheze cyahuranya, kivuga agahembe gato kidatinze cyane ku kuvuga kuri Roma ya gipagani. Noneho niba ibi mumaze kubyumva, ngiyo isano ibi bice byombi bigiye bigirana. Ibi bice bifitanye isano ishyitse, ibi bice bifitanye isano yuzuye. Ikivugwa hamwe kiba kivugwa ahandi, ariko reka dutinde cyane ku mpamvu zo kwiga ubuhanuzi. Ukurikije ibivugwa mu gice cya 2, ubwo turi kumano aho hagana hepfo hasi. Ukurikije ibivugwa mu gice cya 7, turi ku bwami bwa Roma inyuma mu gahembe gato. Ukurikije ibivugwa mu gice cy'8, turi mu gahembe gato kakuze ndetse karangije na ya migambi no gusiribanga inyenyeri zo mu ijuru. Ndetse hari n'abajya basoma ko aho twasomye ngo azarenganya bera bisumba byose. Hari abazi ngo ubwo n'ubuhanuzi buzaza bugiye kwisubiramo, kuko ubuhanuzi bwasohoye ahagana mu mwaka 538 kugeza 1798, ahabaye akarengane ubupapa bwica burenganya abantu bose badahuje n'inyigisho zabwo. Akarengane kamaze imyaka 1260. Ako karengane niko kavugwa muri Bibiliya, kiswe amezi 42, kiswe igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Igihe n'umwaka, ibihe n'imyaka 2, igice cy'igihe n'amezi 6. Ubwo ufashe iyo myaka 3 n'igice n'ubundi ni amezi 42. Kiswe iminsi 1260, n'ubundi ufashe iyo mezi 42 ukayashakamo iminsi, kuko ukwezi kugira iminsi 30. Ukurikije Bibiliya, ibihe bitarahinduka, ukurikije Bibiliya wasanga ari iminsi 1260. Noneho muri Ezekiel 4:6 ahatubwira ko mu bahanuzi umunsi uhanye n'umwaka, ubwo ikaba imyaka 1260. Niko karengane ka mbere kabaye mu mateka y'isi, abana b'Imana bicwa bazira idini kandi bari kwicwa n'abanyedini. N'inzibutso ku isi zabishwe gutyo zirubatse zirazwi, ni amateka azwi. Ari nayo mpamvu mu gitabo cy'intambara ikomeye mu cyigisho cya 35 cyitwa Revise de la Papauté cyangwa se imigambi y'ubupapa, havugwa ngo n'uyu munsi nabwo bujya butungurwa bugatangara, ngo iyo ubonye ukuntu abaprotestanti bishwe muri ibyo bihe ngo bibagiwe vuba, ngo n'aba protestanti nabo ngo mu bujiji bwinshi ngo bakavuga ngo Roma y'ubu ngo yarahindutse, ngo ntago ari nk'iya mbere, ngo ariko ngo Roma ntiyahindutse, ngo ahubwo abaprotestanti nibo bahindutse barayibagirwa, ariko Roma ya kera niyo y'ubu. Noneho mbibutse ko turi muri ubwo bwami bwa 4, ndetse nabwo bugeze ku musozo, aho kurwanya Imana, urugamba ruheruka rurwanya Imana rugiye kugerwaho rugashyuha, ari ukwisubiramo kw'ibyabaye mu bihe byatambutse. Ngaho reka mbwira abatwumva mu byashuye 13:2, byashuye 13 umurongo ni wa 2,
twerekera ahashyira ku gusoza, haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ubiza amarenga y'Igihanuzi, ubundi inyanja bivuze ahantu abantu benshi. Byaje 17 15 gukomeza. Itaka bikavuga abantu bake. Iyo bavuga inyamaswa ivuye mu nyanja, niyo avuye mu gitaka. Mu Buhanuzi iki gice cya 13 bavuze Roma yavutse i Buraya, niho mu nyanja hari hatuwe. Bakaba bavuze Amerika yavutse vuba cyane umugabane utarutuwe. Ni byeshe 13 yere ku murongo wa 11. Noneho inyamaswa yavuye mu nyanja niyo nshaka kuvuga. Ndasoma ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona buri nyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisingo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yayo yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Icyo nshaka muri uyu murongo nsomye, ntabwo ngiye kwimbuka ku buhanuzi buvugwamo bwose, nabwo tuzabugenera umwanya. Ahubwo nshaka kubwira abatwumva, ubwami bwa kane buyoboye isi bufite imico yose n'imiterere ya mami yose yabanje. Habanje Babuloni, intare, hakurikijeho Abamedi n'Abaperesi, idubu ariyo aruko, abafite izindi ndimi handitse mu Cyongereza the bear, abafite Igiswahili ni idubu, iri aruko ni idubu. Hakurikiraho Abagiriki ingwe, noneho Roma irasoza. None iyi Roma ya nyuma isa n'intare Babuloni. Iyi Roma ya nyuma isa n'Abamedi n'Abaperesi idubu. Iyi Roma ya nyuma isa n'Abagiriki. Ya mico yose ya mami yabanje, Roma iyafite yose uyu munsi wa none. Bisobanuye ngo irakaze, irakomeye. Niyo mpamvu n'ibyahishuwe bajya bavuga ngo abari mu isi bose bazayiramya, ngo keretse gusa kuyihunga, kuyicika. Mujye mwumva n'abantu bajye bapfunyika bagahunga, ngo bahunze urushinge, ngo bahunze mitiwere, ngo oya, kuyihunga, kuyicika ni ukwandikisha izina mu gitabo cy'ubugingo. Byahishuwe 13:8, abari mu isi bose bazayiramya keretse umuntu izina rye ryagize amahirwe kubwo kwihana no kwatura ibyaha bikagira mu gitabo cy'ubugingo. Nawe icyo azabahungishije n'ubugingo bwe, ntabwo azayima umubiri, kuko ibyo ntibishoboka. N'imibiri y'abantu byahishuwe 18 muri Babuloni, n'imibiri y'abantu yari irimo, ni mari yayo n'isoko yatsindiye. Ntiwayicikisha umubiri, ibyo utunze aho utuye uretse nawe. Mu ntambara ikomeye ndaza kuhabasomera ngo iyi nyamaswa ifite uburenganzira bw'irenza n'abami b'ibihugu iyo batagendeye ku mabwiriza yayo. Nkanswe wewe umuto. Ntabwo rero abayihunga bahunga urushinge, ntabwo abayihunga bahunga mitiweri, ntabwo abayihunga banga kwiga, ntabwo abayihunga banga gukora ngo baba bakunze iby'isi. Abayihunga barihana, bakatura ibyaha, bagahisha izina mu gitabo cy'ubugingo. Noneho rero ibi nabyo mubyumvemo, kuba isa n'intare birasobanuye ngo Roma ya none ifite ubukire, ifite gukomera nk'uko i Babuloni. Kuba isa n'idubu Abamedi n'Abaperesi, kuba bazi icyo tubazo, bari bafite amategeko atavuguruzwa kugeza ubwo uvuguruje itegeko bategetse nabyo warabizira gukicwa. Ubugome bari babufite. Mwibuke babandi bareze Daniyeli bajya kubata mu rwobo rw'intare, babatayemo n'abagore babo n'abana babo n'amatungo yabo. Wakwibaza ngo abagore n'abana n'amatungo byazize iki? Ubugome no kumena amaraso by'Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bwa kane buyobora isi, Roma ya none irabifite. Igira ubukungu no gukomera, ikagira ubugome no kumena amaraso. Noneho isa n'ingwe, ubucakura, amayere n'ubuhendanyi by'Abagiriki. Roma ya none ibitunze byose. Nicyo gitumye turi mu bwami bukaze, turi mu bwami bushoboye, usibye ko butazanesha umwana w'Imana. Azabutsinda, ariko ibyo ntibivuze ko butazaba bwakoze akarengane no kugenza uko bushaka abazaba banyuranije n'imigambi yabwo. Mu gitabo cy'intambara ikomeye, nerekera ahasoza, n'urupapuro rwa 35, ni icyigisho cya 35. Icyigisho kivuze ngo imigambi y'ubupapa. Ndasoma paragarafi nk'ebyiri. Harimo ijambo rivuze ngo l'histoire rencontre
avec quelle persévérance la papauté a cherché à s'ingérer dans les affaires des nations et comment une fois dans la place elle s'est occupée de ses intérêts sans se laisser arrêter par la ruine des princes et des peuples. Amateka ntahwema kutubwira uburyo ubupapa bwagiye buracengera bukivanga mu miyoborere y'ibihugu, gusiribanga ibintu byose, bwagiye buracengera bukivanga no mu miyoborere y'ibihugu, ku buryo ushobora gusanga amategeko ashingwa mu bihugu ku isi n'abahinde basenga ibipagani bikomeye. Noheli yashyizweho n'umuntu ukabona bayiramije, Pasika itagira hiba ukabona bayiramije, ijyanwa mu ijuru cyangwa iki ukabona babiramije, amareta yo kwisi agatanga amakonje. Nuko bavuze ngo bwagiye bwiva hagashingwa amategeko azajya bangamira abasenga ukundi kutajyanye na Roma. Hano baravuze ngo amateka bitubwira neza ngo baracengera barivanga bagera mu miyoborere y'ibihugu na education, uburezi n'ubuzima, bikaba ibihugu byinshi aribo bishingiyeho. Noneho ngo si ibyo gusa, ngo ukuntu bwagiye bucengera no mu nteko zishinga amategeko bukagiramwe abagiye kurengera inyungu zabwo, ndetse ntibwanabuze kwirenza ibikomangoma na rubanda kubwo kurengera inyungu zabwo. Noneho ijambo nshaka hepfo ni rivuze ngo l'Église romaine monte silencieusement vers le pouvoir. Itorero rya Roma bucece nta nduru riragenda ryerekera ku ntsinzi. Ces doctrines font leur chemin dans les chambres législatives. Inyigisho zaryo zahawe akanya mu nteko zishinga amategeko, dans les églises zihabwa akanya mu matorero, dans les cœurs no mu mitima. Zahawe akanya mu nteko zishinga amategeko, zihabwa akanya mu madini, zigahabwa no mu mitima. Sabato iricwa bikozwe na Roma n'andi matorero yose ya giprotestani akayica. Umuntu agahimba Noheli itabaho n'abandi bose bakakira. Umuntu agahindura umubatizo n'abandi bakabatiza ku gahanga. Mbese no mu isi bikamenyerwa ngo no mu mitima y'abantu. Umuntu akavuga ngo ubukwe ntibwafata keretse gusa buhawe umugisha n'umuyobozi w'idini. Ubwo imyizere yose akaba ari uko babigenza, ntaho byanditse muri Bibiliya. Kugeza ubwo rwose barafatana n'umukecuru n'umusaza washaje batuwe washyingiwe nabi igipagani, ngwino bagusezeranye bakoreho bifate. Ibyo bakabyemera, bakajya barabaza umuntu ufite imyaka 90 n'uwa 85 ngo uzamugwaza, nawe akikiriza ngo nzakugwaza, kandi yaramugwaje barabanye neza, nidushobora kubana nkuko babanye ahubwo tuzaba dukaze. Ariko kubera ko ari akagenzo kemewe no mu mitima, nawe akabyishyiramo kubwo ibyo bitafashe kuko bitakozweho n'umuyobozi w'idini. Nuko no mu gushyingura umuntu akabazi ko hari uko barashyingura bikirisituye no gushyingura ngo bipaganye, kandi wapfuye ntacyo wamukorera, ntacyo yagukorera, ikibazo kiba cyarangiye. Izo ni zimwe mu ngero ndi kubaha. Inyigisho za Roma zabonye akanya mu nteko zishinga amategeko, zirinjira mu madini, zirakirwa, zirangije zijya no mu mitima. Nk'ubu iyo tubara iminsi, uyu munsi ni ku Isabato umunsi wa 7, ariko hari aho wabivuga ntibabyumve kugira ngo umanuke ureshye nabo, ukababwira ko ari kwa 6 ngo babyumve neza. Nuko n'umuntu yajya kubara n'isaha, habamo 7 akaba ari saa moya, habamo 1 akaba ari saa 7, moya ikaba 7, 7 ikaba moya, nabize bakabifata uko, kandi rimwe ni rimwe, 7 ni 7, bihereye kuko umunsi utangira nimugoroba izuba rirenze. Ariko Roma ikavuga ko utangira saa 6 z'ijoro. Ibyo byose abantu barabyemera, biparanganya amasaha, biparanganya ibihe, nguko uko byemerwa hose. Noneho nsoza ngo kugeza uyu munsi wa none ngo iracyategura uko ngo iracyubaka inyubako zayo zo mwibanga. Ubwo ni imigambi, ngo ni imigambi yishwe mwibanga, ngo zizabyara akarengane nka kakandi kabaye mu binyejana byatambutse mu buryo butunguranye kandi burimo amayobera menshi. Iracyategura intwaro umunsi umwe zizasekura zigakocora ubwo igihe kizaba kigeze. Tusekere désir ce sont des occasions favorables. Iki kirindiriwe gusa ni akanya kabereye
et des gens on lui en offre, kandi nta kigitinze kuko n'abantu bamaze kuyiha urubuga. Nous verrons et nous sentirons bientôt quels sont les faits et les cris romaines. Bidatinze tuzabona kandi tuzumva tunamenye imigambi ihishwe mu ibanga ya Roma. Quiconque croira et obéira à la parole de Dieu encourra de ce chef l'opprobre et la persécution. Umuntu wese uzizira kandi akumvira ijambo ry'Imana, ubwo butware buzahangana nawe bumurenganye kandi bumugirire nabi. Rero ibi bice kabiri, Daniyeli igice cya karindwi cya Daniyeli, igice cya munani cya Daniyeli cyatubwiraga gusa uhereye igihe Nebukadineza yaroteye kiriya gishushanyo, amami akomeye yayoboye isi. Ubu turi mu bwami bwa kane aribwo bwa Roma, bugeze nabwo hejuru ku gahembe, gafite amaso bivuze kureba kure, gafite akanwa bivuze kuvuga ibikomeye kandi bikemerwa. Ngaho aho tugeze, reka nsabe abantu bose bakanguke twige n'ubuhanuzi, bizajya bidufasha kugira imyiteguro, twe kujya mu mukondora zose kandi bihe bihita, ahubwo tugira imyiteguro yo mu mutima, tubane neza n'abacu, tubane neza n'Imana. Nubwo wabaho cyangwa ugapfa, uzabe wibikiye ikibari cyo kuzabana nayo. Imana ibiduhere hamwe mu izina rya Yesu, amen. Linda Asha.